بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bwanyuma yo gushima Allah tumusaba ko yahundagaza amahoro n'imigisha kuri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. لهنا نزيز imitima yanyu wajiwe n'uwanjye ko twarushaho gutinya Allah. dore yuko agira ati muri Qur'an ba'da al-isti'adha ya ayyuha alladhina amanu yemwe bemera Imana ittaqullaha utinye Allah haqqa tuqatihi mukuri ko kumutinya. Dutinye Imana mukuri ko kuyitinya. Dutinye Imana tudashiramo ubujyayo. Dutinye Imana aho abantu bari naho batari. Basurati ya ayyuhan nas yemwe bantu ittaqillah mutinye Allah haythu ma kunta aho muzaba muri hose. ahantu ahari hose uzaba uri uzarangwa na taqwa uzarangwa no gutinya Imana. Ibadullah bagaragu ba Allah yamkwibutseho hadith imwe iva kwa Abi Bakr radiyallahu anhu. hadith iva kwa wa Bakra Allah mwishimire aragira ati Rasul sallallahu alayhi wasallam yarababwiye ati ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir thalatha ese mbabwire ibibi bitatu bihambaye mu Islam. قلنا بلى يا رسول الله قال وزدت بير يا رسول الله قال جامبر يا ربيتي الاشراك بالله kubangikanya Imana. Shirk kubangikanya Imana cyangwa ubangikanya Imana nicyo cyaha gihambaye mu Islam. Nicyo cyaha Allah tajya babarira umuntu wari wese mu gihe yapfuye adakoze tauba. Allah aragira ati inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Allah najya babarira umuntu wari wese umubangikanya icyo ari cyo cyose ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ariko Allah akababarira undi muntu wari wese utamubangikanya uwashatse. Rero shiriki mu gihe waranze no kubangikanya Imana jumenya yuko uri gukora icyaha gihambaye cya mbere mu Islam. mu gihe ugipfanye Allah ntakuteze kukubabarira, ariko ugikoze tauba cyangwa wicujije mbere yuko upfa Allah arakubabarira. rero twirinde icyaha cya shiriki kubera ko Allah aragira ati wa man yushrik billah umuntu wari wese ubangikanya Imana, umuntu wari wese ujya mu bapfumu cyangwa se abikora faqad harrama Allah alayhi aljanna. uwo Allah aba yamukoze haram cyangwa aba yamaje kuba haram, aba yamaje kuba ikizira butazinjira ijuru. rero bagaragu ba Allah tureke gukora icyo cyaha, tukirinde shirk. ishobora kuba mu magambo cyangwa mu bikorwa. Shirk iba mu magambo cyangwa mu bikorwa ukora amanywa nijoro. rero ugomba kuyirinda, yaba ari shirk akbar, shirk nini cyangwa shirkul asghar cyangwa shirk noya. ibi byose ugomba kubyirinda. icyaha cya kabiri yarababwiye ati wa uququl walidain, kutumvira ababyeyi bawe babiri. kutumvira ababyeyi babiri. Rasul sallallahu alayhi wasallam mu yindi hadith aravuga ati inna Allah, mu by'ukuri Allah buri cyaha cyose ukora muri ino si Allah azakiguhanira ku munsi w'imperuka. inna Allah, mu by'ukuri Allah icyaha cyose ukora azakiguhanira ku munsi w'imperuka illa uququl walidain, uretse kutumvira ababyeyi bawe babiri. mu gihe utumvira ababyeyi bawe babiri Allah guha ibihano ukiri muri ino si ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. ababyeyi ni ikintu gihambaye. Allah muri Qur'an yaragize ati ba'da al-isti'adha wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah yarategetse arangije aravuga ati nta kindi kintu kiguye gusengwa mu by'ukuri uretse Allah. wa bil walidayni ihsana, ndetse n'ababyeyi bacu babiri tugomba kubagirira neza. ababyeyi bawe ugomba kubagirira neza, yaba ari papa wawe cyangwa mama wawe. ababyeyi bawe babiri bakiriho ugomba kugerageza gushaka uburyo wabagirira neza. rero icyo ni icyaha cya kabiri gihambaye mu Islam. Rasul sallallahu alayhi wasallam ibyo byaha bibiri yabibabwiye kana muttaki'an, yabibabwiye asa nk'uwegamye. fajalasa faqala, arangije aricara neza arababwira ati ala washahadatu zur wa qawlu zur, ati ndabihanangiriza muramenye mujye mwirinda amagambo mabi, amagambo y'ibibeshyo ndetse no kuyahamya. amagambo mabi, amagambo ataguha agaciro, amagambo adahasha bagenzi bawe agaciro ugomba kuyirinda. Rasul mu yindi hadith aragira ati ku muntu wasibye man la yad'u qawla zur, umuntu wari wese utareka amagambo mabi wal amal bihi, ndetse n'ibikorwa bisa n'ayo magambo mabi, falaysa lillahi haja min an yad'a ta'amahu wa sharabahu. imbere ya Allah mu gihe wasibye
ugomba kurya ukananywa ibyo ufite, kubera ko amagambo mabi yangiza ibikorwa byawe, yangiza igisibo cyawe. Ururimi rwawe ugomba kurucunga. Rasul sallallahu alaihi wasallam yabwiye umusahaba bita Muadh bin Jabal, yamufashe ku rurimi rwe aramubwira ati kuffa alayka hadha, ati rinda iki gikoresho cyawe, rinda ururimi rwawe. Muadh bin Jabal aranje aramubaza ati wahal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim illa hasaid al-sinat. Rasul aramubwira ati Muadh bin Jabal yabwiye Rasul sallallahu alaihi wasallam ati ese ya Rasulullah, abantu bazajyanwa mu muriro bitewe n'amagambo bavuga. Rasul sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati ese nuzi ko hari abantu ku munsi w'imperuka Allah azahana bitewe n'amagambo baranzwe nayo, bitewe n'amagambo indimi zabo zavugaga. Tujye twirinda amagambo mabi, tujye twirinda no guhamya ibinyoma. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.